Yes, honey. Baby bite. Sawa, meze neza. Karibu. Komera. Umubiki se honey. Look at this. Ibintu byo bari mureba bituma umuntu yakwinjira na kweri ntunamenye ko yinjiye. Come on. Ubusaba kanzu sikeza. Ahubwo ndigushaka ko kanyandarinze. Urabona katambera. Naka size yanjye. Sikeza na kala yayo ni nziza. Nta nubwo ihenze. Umunsi wose niwo wiriwe muri ibi ngibi umunsi wose hano. Okay. Sawa. Asuma no kukwereka umwenda nishimiye n'ibisheri. It's okay. How much of this? Baby, look at that price. $200. What? $200 sheri. Kanzu nziza nishimiye yambera nanjye nkambara nkumva ni. Baby, please. Sweetheart. Nkorera amafaranga ngahe kubizi. Ashiri cyangwa nta mafaranga ukorera cyangwa nuko wangurira umwenda nishimiye najyana mu bandi nkumva nambaye neza. Nonese umushara mpembwa kuwuzi. Ibi bintu biba bihenze ubu njyana mu buri gihe. Aya makanzu kabahenze mu mujyi ntara amakanzu y'amaki. Ashiri ubu ngubu niba udashobora kungura ikanzu $200 koko ubu ndi mugore nyabaki. Wishimira ko nzajya mpora njya mu bandi nambaye imyenda mibi gusa. $200 ku ikanzu nishimiye. Sheri nyodaringira aka gakanzu kandi kazambera uri kubona ko kari size yanjye. Ndabyumva. Ariko ujye wibuka ko ari njye ukora njye nyine. Come on. Usa kubukora wenyine nibyo bivuze ko utangurira ikanzu nishimiye. Ubushaka kuzajya uhora umbona mu bitaro abandi utazi uko bimeze. None se basi umushara nkorera urawuzi? Ndawuzi. Ntabwo wamudaninga amakanzu ameze ukabujye mu makanzu ameze go anga afite ibiciro bingana gutya ni. Usubira henze ikanzu $200. Mwereke zirengeje za 500 ngahe kubizi nkorera ngahe. Sheri wanje ntabwo wabura amafaranga. Nase nta saving uba ufite ntabwo wabura amafaranga yo kungurira ikanzu. Nose ubwo nabandi mugore maze iki muri urugo niba nta kambara neza. Beko gusaba umwenda no kukugora. Ndi umugore wawe. Ntago ari cyo bivuze. Bivuze iki? Ntago ari cyo bivuze. Ahubwo hari ibyo wirengagiza. Nta kintu kimwe nirengagiza umushara nkorera. Kandi urirengagiza kandi ukora njye nyine hano. Urabizi ni ibintu biba bigoye. Sheri ntuba ufite saving ushobora kwikoraho $200 ntago ari ibintu bya big deal. Kungurira ikanzu ngurire rimwe mu kwezi. $200 rimwe mu kwezi ni ibintu byaganje kubitaye. Iyo saving turishyuramo inzu. Iyo saving ndakodaringiramo amakanzu ngana gutya afite ibiciro bingana gutya. Iyo saving ni yihe umwana arajya ku ishuri. Ubwo wishimiye ko nzayamara ngenda mu bandi sana. Thank you. Basi ndakondaringira. Thank you sheri wanjye. Urakoze. Berega ngomba kugaragara neza. Right. Thank you. Ariko kamubwira hani. Please. Menya ko njye ukora njye kandi bigoye. N'umushara mpembwa ntabwo ari mwinshi. Ku buryo wakodaringa amakanzu nigeze kuki. Ngiye ntabwo bisongera. Erega nanjye nzabona akazi. Nuko umbwiraga nicyo kibazo. None se ko ntako nyine Imana irangenera urumva sinakambara se ko nta kazi mfite sinkambara sheri. Jye wishimira ko umugore wawe asa neza mu bandi. Kuko nuzishima nubona ko kanzu nkambaye. Nzaba mberewe mu gataye kanjye keza n'akanzu keza kambereye. Buri muntu wese nk'umugabo akunda ibintu bisa neza ku mugore we. Ariko kandi iyo byabaye too much bihenze. Ubikanzu $200 rimwe mu kwezi biri too much. I understand you pretty. Ndakumva. Right? Nanakugura ibyo ushaka byose mu gihe mfite ayo mafaranga. Ariko mpora nkubwira nti haguruka ujye gukora nawe umfashe. Nkora iki sheri wanjye? Nkora iki? Wabuze akazi se basi waragerageza ugakora. Ubuse buri munsi singerageza kudepoza ahantu hose simbona akazi. Ushaka ko njya mu tuzi turi aho ngaho turi fucking job ku buryo buri munsi ka kazi nagushakiye
kuwa kavuyeho gatatu be y'iminsi ntabwo kari akazi kari kambereye. Isira myitwarire wagize. Ntabwo kari akazi kari kambereye. Ubusuri kubona umugore mwiza nkanjye nakicara mu kazi kameze kuriya. Be jumpa agaciro umenye ibyiza ufite mu rugo rwa abandi badafite. Ntabwo nakanga gukora akazi keza. None se ko ibintu byose ari gahoro gahoro, akazi nka kare wari ubonye kare akazi kari kuguha uburyo bwiza kuko wese kanaguhesha na keza akazi kabi kaguhisha keza buri wari kugerageza ariko umunsi umwe uwa kabiri ukahita ukavaho. Reba karananizaga gatahaga ndushe mbabarira bihangana. Reba akazi John yari yagushakiye ko se yari keza ko muri office ukirirwa kuri chat ukirirwa ucata n'abashuti bawe bose wawe arakwirukana. Bihangane mu minsi mike nzabona akazi. Sibyo basi umuntu agushakiye kandi wagakora noneho. Yego uzanshakira akazi nta hantu nyine mpurira n'abantu basanzwe cyane n'imyanda yindi byaho ngaho. Uzanshakira akazi keza ko muri office nzagakora. Urashaka akazi nyine aho udahura ntushaka kwiyanduza, ntushaka nyine ntagushaka mbese ntushaka ni ukwiyanduza. iPhone 15 ingombe nyinshi. Sweetie. Yes, say hi. Papa. Umuduki se nono. Nabonye iPhone 15 yasohotse. Uranyadarinze na telefone nziza iPhone 15. Sheri ni telefone igezweho. Ni telefone igezweho kariya nari mfite kari gashaje. Kanavuyemo buriya hari programme ziba ziri muri iriya nshyashya zitakiri muri iyi ngiyi nakoresha. Ufite iPhone kangahe? 13. Tuyiguze ryari? Ejobundi ariko yavuye uziko nihanganye ntitugure 14 none 15 nigiye kwanga kungurira sheri. Mbabarira nyadaringiye iyi telefone pe. Erega buriya hari programme zimwe zitaba zikiri muri iyi ngiyi nkoresha kuba ko bapuguretinze. Bembabarira ntabwo ihenze. Ntabwo ihenze miliyoni 2. Miliyoni 2 ntabwo ihenze pe. Ntabwo ihenze ahubwo birantangaje ukuntu ije kuri iki giciro. Mbere urumva ari menshi kuri telefone nziza nk'ingiyi. Ese madam harya miliyoni 2 urumva atari amafaranga menshi? Ibihumbi 2 by'idolari. Ntaguze telefone nziza. Sindi bari 2 by'idolari ubwo ni miliyoni 2 nandarenga. Kamemu. Binaza ariko mba. Nta cyumweru gishize kuguriye iPhone 13. None ugiye kuyijugunya njye kugura indi ibihumbi. Nose ko bapuguretinze hasohotse zine nshyashya koko nkomezanye telefone nari mfite. Bivuze ngo nejo ni haza iPhone 16 uzahita wodaringa. Of course. Bene wasezeranyije ko uzajya umpa ibyo nshaka. Ni gute ntangiye kuba nagira icyo ngusaba ukavuga ngo hoya ndakunaniza kuko ni gute nkunaniza? Ese hano ko nari ngiye kwitangirira ishuri
nashatse kongera degree yanjye ku kazi ngo ndebe ko byiba banyongeza amafaranga. Usize ufite ntizihagije, urongera amadegree ufite ntahagije, ntufite akazi keza, hari ikibazo. Ubu ugiye gufata amafaranga y'imibereho yaradutunze, tubeho bukene tubeho nabi, ngo ugiye kongera gusubira mu ishuri. None se ko ku kazi bavuze ko bavuze iki? nitutongeza amashuri bari bukate n'imishahara. Oya, ibyo no kuba bababeshya, kugira ngo imiryango yanyu ikomeze ibeho isafaringa. Amafaranga mwafashe hanyuma si ibihumbi 2 by'idolari ugiye kwishyura n'ishuri. Urumva telefone imaze ufite 13 nayo kugureje umuntu nta na 2 weeks igikoresho yawe umugore wawe. Come on damn, wajye wumva. Okay baby, stop. Uzi n'ibindi, niba udashoboye kuba wangura telefone ngusaba ikintu cyose ukivugisha induru ngo ikingo byagenze bite, wumva ko amafaranga arayo kongera ishuri kujya mu mashuri ngo bigende bite, ubwo ndaje nshaka abayama. Ndaje nshake abazajya bamenyera icyo numva nifuza. Ntago nzayambaho mu mutima mbabaye ngo nabuze ibyo nshaka kandi mfite umugabo nubatse. Wakabaye umenyera buri kimwe nkeneye nk'umugabo wanjye, ndi mu nshingano zawe. None nko ndi kugusaba ibyo numva nshaka uri kumbwira ngo ndi kukunaniza. Okay, ndaje nshaka abazajya babimpa. Ese basi nta no gutekereza abana tuzabyara bazabaho neza. Reba kuva twabana ahantu twari turi tugitangira ntituranaharenga na rimwe, nta kintu na kimwe. Bene wowe ubona ko tutaraharenga, ejo 14 15 20 twazamuka gute? Okay, ndaje nshaka abazajya bayampa. Ntago sinzi ko na resista kuba muri ubwo buzima ushaka kumbamo, wagira ngo ndafunze. Basi nta no gutekereza ko ibyo 2,000 by'idolari miliyoni 2 zirenga ayo mafaranga hari ku nyengero twakaguze n'akabanza dore turi mu bukode. Ese basi nta no kubyibuka akabanza tuzakagura. Hari aho tugiye se? This house is not ours. Ndabizi sheri, nta hantu tugiye. Ibyo bibanza uri kuvuga tuzatubigura, ibyo byose uri kuvuga tuzageraho tuzatubigura, ariko sinumva ko uburyo nagusaba ibyo nkeneye ukavuga ngo come on. Nta kibazo sheri, tureke kwirirwa turakarana dutera n'amagambo, ubwo nyine nibyo. Kuba mvuze ishuri noneho bibaye n'ikibazo yuko turaba bakene. Nibwo wibutse ko turi bakene. Urumva atari kugaspira. None se iyo iPhone iratwunguriye? Sinzi amfite hano mu rugo, suko ari ikintu dushobora no kuvuga ngo turakiranye nka iyo wari ufite isura yikoze iki? Ndayishira hariya. Ikora iki? Ntago akiri telefone, ntago ikora se. Niba ari ibingibi wirirwa mu by'amafoto ntifotora, ibi by'amavideo n'amasnap wirirwamo ntifotora. Ngaho reba ko ntiba yafotoye ifoto nziza. Ubu ko no foto atari nziza. Bitandukaniye. Wowe nyine kwa byishizemo umva nawe bya bitandukaniye. Watujije. Oya sheri, oya. Nkubu wakabaye ujye kukaza aho ukambwira uti basi mu gihe akazi ntarakabona. Rega sheri, ndi mu nshingano zawe, ukwiye kunyitaho. None se ukamenyera ibyo nkeneye. None se uzashimishwa nuko okay sawa? Ese basi turaganaye? Oya ntabwo ukinkunda ndabibona. Mbere hose ko wampaga icyo ngusabye nshatse, ariko ubu ngubu wabona ntabwo ukinkunda, ubwo nyine ufite abandi usigaye ukunda. Byabaye too much. Bigeze ku rwego ntagishoboye. Ni iki udashoboye? Ubu miliyoni 2 zirenga udufaranga tungahe nizo uri kuvuga? Aya niyo nateganyaga ko miliyoni 2 kuri konte niyo yasigayeho gusa, niyo nakajyanye kuri kwishuri. Byibura ndakaza agakora utundi turimo two mu rugo. Tuzabaho gute? Mbese si iterambere ririhe? Mbasi ngaho nyereka schedule basi y'iterambere ryacu. Turakura nk'isabune. Ejo turabura gato tugateza n'utu dutebe turimo hano uzicara kuki. Aka kamashini wirirwa uca ejo ubundi ni oh my god. Ese basi Landlord naza kwishyuza tuzamuha iki? Ntukorera amafaranga se? Kwezi ntukorera amafaranga? Ese wabuze umushahara mpembwa? Okay, tubireke sheri. Nta kibazo tubireke.
ariko hano niki ntagukoreye mu buzima ni iki se wankoreye ubu kukubwira ngo ngurira telefone nibyo bikurakaje gutyo ariko urazi ubu kungura telefone ya miliyoni 2 zirenze udufaranga tungahe nibyo bikurakaje wait akurazi ndambiwe iritesha mutwe wa njyewe mbayitesha mutwe mbayitesha mutwe imbere yawe utabitesha aka kanya nibwo ubonye ko mbayitesha I said ubisubiyemo ngo nditesha mutwe uzi n'ikindi hakugira ngo nkomeze ngutesha umutwe nta nubwo uritesha mutwe ahubwo imbeba mbi nzashaka abandi babimpereza mu gihe wowe uri kuditesha mutwe uragiye se koko ndana uko mumera injira karibu CYUSA bite n'imisogo mwayitaye hasi se byagenze bite abana n'ikika byagenze bite mwe n'umugore wawe yiruka ndamubwira se inshinzi kandi CYUSA kutajyaga wita inshinzi byagenze bite Mbega ndakeka turaziranye bihagije ndakeka uzi akazi kanjye nkora amafaranga mpembura yazi right ariko nyamugore uraha yirirwa muri telefone yirirwa mu makompiyuta arimo arodaringa arimo areba ngo ibyiza bigezweho akodaringa ibintu by'ibihumbi 2 by'amadolari akodaringa amatelefone namuguriye iPhone 13 ejo icyumweru kimwe urabizi inganda kuntu zikora haje 14 nkagura 15 18 imyenda igezweho sinakubwira yirirwa areba mu modera n'amamote sinzi ko nanabivuga bitindi n'ibitindi gasani umugore utareba ko tugomba kuzabyara umugore utareba ko tugomba kuba mu kugura inzu cyangwa se natwe tukagura akabanza umugore mbwira n'ishuri nkamubwira nti madamu ndashaka kongeza amashuri yanjye kwiyongeza kugira ngo mbashe guhembwa basagatutse urabizi ku kazi kuntu bigenda ariko umugore ari kupita ati nutabingurira ngo ndakora iki ndagenda nibyo bimbaye aragiye nyamugore aragiye akubise ibyo ntubonye ibyo yazinze aragiye ngo nuko ntaguze bika ndabizi turazanye bihagije ariko ntabwo byoroshye umugore nazanye si umugore n'agahinda nyamugore wumva ngo nazanye nagusimbuje yirirwa ku makompiyuta yodaringa ashaka ngo ibigezweho ntiyajya gukora yewe n'ibyombo hariya byaboreye hariya ntajya yikoza n'ibyombo ngo aroza byibura ni wa muntu utatekereza n'ahazaza ni wa muntu wo gusaza ntabwo ari wa muntu wo kubana nawe si n'umuntu njye nibaza niba ari igisimba njye nibaza niba ari shayitani njye nibaza niba ari sikoropiyo njye nibaza niba ari isazi nkabura icyo mwita icyo ari cyo ni incomba byuma niba ari ingunzu nsigaye nza mu rugo niganyira kugera mu rugo uko nasize mu rugo niko mpasanga ahubwo nza ameze nk'umuntu usora n'udufaranga nkoreye
ni ukuza nsa nk'udusora mu myenda, mu ma iPhone, mu maki, ni uko mbayeho. Nta mahoro mfite muri uru rugo. None se CYUSA naguciye mu ijambo, ngendwa amafaranga angahe agura izo bezure zose z'umugore wawe? Mpemba 300 byonyine. 300 niyo turyamo, niyo twishyuramo inzu. Ugasanga none kubera ibyo bintu yavuze n'ibiki aba yazanye yashakishije ku mbuga nkoranyambaga, nshidutse mu kwezi kwa kabiri twenda kukumaramo. Niko mbayeho. Ubonye none ikimbabaza, ubonye ngo ngire gutya mvuge ni madamu, nk'umuntu kwa kundi abantu bicara bajya inama, reka mfate udufaranga tumwe dufite natwo nutwo nizigamye mu busore, tuya nutwo nizigamye tubana, nawe reka mfate udufaranga njye kongera amashuri yanjye, nige masters byibura ku kazi banzamurira umushahara. Uzi uburyo bigenze, ngo ngire ngo ntange utwo dufaranga byibura ngo nongere nige masters, nyiragashinga ihembe arazamutse ngo ya lazima ngure niba ari ngo iPhone 15 afite 13, ngarashaka 15 isohotse ejo, ingugiro 2 by'idolari. Ndamubwira ni madamu, ayo twakaguze n'akabanza mu nkengero, ishwide yanshinganye ihembe, yaramiriye nabi, ntashaka ko nongera n'ishuri, ntashaka gukora, nta kintu ashoboye. Yesu, agahinda nikica kagira mubi, umbabaje agahinda, kandi ngo wanyangiye kuko mbyibushye. Shawaretse ko ntasubiza ibihe inyuma ngo basi ntangire, iyaba ari ibisubira inyuma nakabaye basi nanjye nsubiza ibihe inyuma. Ntabwo nakabaye byibushye se, ubu sinzi ko nanamubona. Ese usigaye uhugiye mu duki? njyewe ubu mfite kampani yanjye. What? Yeah, Company? mfite kampani yanjye. Ko naherukaga wiga se warasoje? Narasoje, ubu mfite kampani yanjye. Nanishimwe. Yemeye nakugira deje. Wesha oya subiramo iryo jambo. Uramutse ubyemeye nakugira deje wa kampani yanjye. Njyewe CYUSA? Wowe CYUSA kaba deje wawe? Yego, umpaye icyo cyizere cyo kuba deje wawe? nakugira deje wa kampani yanjye. CYUSA? Ndi CYUSA CYUSA rega, wakwanze, urabyibuka? nubwo wanyanze ntabwo byakwiye ko tubaye abanzi. Ese burya abakobwa bameze nk'amwe muracyabaho? Turahari kandi CYUSA ntabwo turi abanzi ku buryo nakumva ko ufite ibibazo nkaterera iyo. Nanjye ntabwo nawe afite umutima wa kimuntu. Mika, Karame, I'm sorry. I'm sorry for everything. Ese basi wampa amahirwe kumbabarira ubwarimwe gusa? CYUSA nakubabarira wa munsi watsikaga muri ya resitora mbwira ko ari tayipu yawe. Ese wambabarira nkakosora? uwo munsi wambwiraga ko ni nawe tutaberanye nta hantu twahurira. Don't say it. I'm sorry. nawe nabonye ko atari wowe.
ese Mbega, basi ndabizi ko nabaye umwana mubi, ndabizi ko ntari uwo kubabarirwa, gusa amahirwe umpaye, I swear, nzakora neza akazi, basi niba n'ibyo urukundo byanze cyangwa se byarananze, basi niba warananyibagiwe burundu ndabyemera. Ese nkubaze, amakuru yawe mu rukundo, hari umuntu mwaba muri kumwe utaravuga n'abasapotinga, gusa namenya ko nabwira uwo muhungu muri kumwe ko yagize amahirwe mu buzima, kandi yagize amahirwe abona Mbega, ndabizi ko uri umwana mwiza, niba munawe kumwe nta kibazo. CYUSA, ubu njyewe ibintu by'inkundo nabaye mbiretse, mbanza gushaka amafaranga no kwiga, kuko ibi ntabwo ibintu bibiri byegerana, nabanje gushaka kimwe ikindi nkagishaka. Ushize kuvuga ko nta muntu muri kumwe? Nta muntu turi kumwe. Urambeshya. CYUSA ntabwo njya mbeshya, urabizi. Yeah, I know. Sorry. Mbare niba ntanakwinjiriye. Oya humura, nta kibazo. Ubu ndi umukozi wawe ndabyemeye. Ntacyo kuwa mbere wazaza ugatangira, niba uri ready. Really? Yeah. Mbega, CYUSA, Mbega, nimba urukundo ushatse twazabisubukura. What? Maybe ubishatse. No. Wimbeshya. CYUSA, reka ndagukunda, sinigeze nkureka, sinigeze nkwibagirwa. No, Mbega, wamakazi nabyemera, right? Gabanya kunyina. Wamakazi ndabyemera, ndanabifiringa, nawe nkwiye ndahazi, nkwiye kuba umukozi wawe, sinkwiye kuba umukunzi wawe. Ndabizi ko wakora ibishoboka byose kugira ngo nishime, ariko ntiwakwibagirwa umunsi mwirukana uziza kubyibushye. Mbega, nta yandi mahirwe wakongera kumpabaho. Winkina gutyo. Ese urashaka kuzishyura ngo nawe unyirukane? CYUSA, ntabwo ari uko nteye njyewe Mbega, urabizi kandi ntabwo ari uko nteye. Mbega, reba ukuntu nabaye, umperuka ndi umusore ushyitse, aho nahuriye na Nyirashyano nahindutse, nsigaye nirwa mu mihangayiko. Ese wakunda umusore nkanjye? Why not? No way. Mbega, please. Basi mbabara Mbega, I am sorry for what I did. Basi mbabara ku byaha nagukoreye, umbabarire kuri kimwe cyose mbonye cy'umugayo, gusa I swear. Ukana kubabariye wa munsi byose byabaga. All right, thank you. I promise you I will never leave you again.